Imana yaduhaye nyine abakozi b'Imana benshi hano kuri uru rubuga. So twakiriye umuvandimwe umwana w'Imana mwene data Frederick niwe ugiye kutuganiriza. Dukomeze kuryoherwa kandi tumusengere, tunabwire bene data bandi batarajoyininga baze dusangire ijambo ry'Imana. Muri umugisha cyane. Ni karibu man of God Frederick, turakwishimiye cyane kandi turagukunda n'ukuri, uri umugisha. Pastor wacu arakoze cyane, arakoze. Namwe mwese mwerekanye iyo recognition kunyakira konsani yanyu. Imana ishimwe cyane. Nsuje mwese muri kwino platform. Tugiye kufata uno mwanya kugira ngo tukomeze kuryoherwa turi ku meza ya data. Imana ishimwe cyane. Shimiye Imana, amazina yanjye ndumva nubundi ariho nariya ntajya hinduka. Sinya nkunda guhindura amanoza amazina yanjye ku ma social media cyangwa se ahantu hatandukanye kugira ngo bimwe na rimwe bitaza kungora nisobanura. Nizana Ndore Frederick, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ishimwe kubw'uno mwanya ambonye. Shimira abayobozi. Hari nkuko bivuze, hari mushiki wacu cyangwa se mwene data Gisela wagomba kuba ari kuri gahunda, ariko byabaye ngombwa ko bitahita bikunda neza. Ubwo rero ijambo ry'Imana rwose mugani Apostle Namani yavuze yuko ubutunzi bwa Kristo, ubutunzi bw'Imana ni bwinshi cyane, ni bwinshi. Ntabwo bushobora kwirwa muri veso imwe ngo bwuzure mu muntu umwe, ntabwo byapfa gukunda. Niyo mpamvu yagiye budushiramo. Rero niyo mpamvu ubwo I think ko muza Gisela tuzabonana nawe akaduha ku butunzi Imana yashyize muri we. Nanjye reka nze ngira icyo sharing ku cyo Kristo yashyize muri, cyangwa se ku cyo Kristo ashaka kwerekanira muri jewe. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi turi kuganira cyane mu buryo bwo gusenga. Naba ngo ni uburyo, ni topic nziza, ndetse naba ngo Man of God Olympe yashyizeho nka conclusion, ari nayo n'undi wese yashyiraho. Haba kuvuga ubutumwa bwiza abantu bagasenga, ubutumwa bwiza abantu bagasenga, ubutumwa bwiza abantu bagasenga, kuko ni ibintu bibiri biri complementarité, byuzuzanya. Habayeho kwiga gusa ntihabeho gusenga cyaba ari ikibazo, habayeho no gusenga gusa ntihabeho no kwiga nacyo cyaba ari ikibazo. Ariko niba habayeho kwiga hakaba no gusenga, bizagenda bitwagura, bizagenda bituzamura, dusobanukirwe, tumenye, tugende tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ishimwe cyane. Umwanya mwiza wo gusenga navuga ngo ni umwanya mwiza. Tumaze iminsi tubona gusenga nko kwitoza kwakira. Rimwe na rimwe hari igihe nyine ijambo ry'Imana rihishurwa, umuntu akaba yavuga ati si ibyo bintu kuko nibyo si ibintu bimeze gute. Nibyo kenshi na kenshi hari igihe abantu dutwarwa n'ibibazo tumazemo iminsi, cyangwa se na situation tumazemo iminsi, bikatugora kumacinga cyangwa se kwihuza n'ishurirwa ribonetse. Ku marembo y'i Samariya byagoye abantu babwiwe ko nibucya ibyo kurya byabonetse, ndetse bavuga ko bigomba kugura makeya. Ababyanze, abatabyumvishije, umuhanuzi yasabwa ko nta n'ubundi buryo ntabwo bazabirebesha amaso, ariko kubirya bizabagora cyane. Rero abantu bari bimariye igihe kirekire mu nzara, kubabwira ko ejo byo kurya bizaboneka cyari ikibazo gikomeye. Natwe bijya bigora kenshi na kenshi. Hari igihe rimwe na rimwe situation ifata ijambo kuri twebwe kugira ngo twumve bikagorana cyane, ariko ni nacyo ijambo ry'Imana ribereyeho, ni nacyo prayer ibereyeho, kugira ngo revelation nyine yibonetse igomba no gutunganya. Ijambo ry'Imana ritunganya uburyo tugomba kuryakira, kuko reka nifashishe ntuze terime yo mu buzima cyangwa se abizi ibinyabuzima mu isomo ry'ibinyabuzima cyangwa se biology. Ni ukuvuga ngo hari kugira ngo ikintu nimba ari microbe cyangwa se virus yinjire mu mubiri w'umuntu, nuko haba hari receptive site, hari site yakira iyo virus.
iyo virus nuko ngo iyo site iramutse idahari ntabwo iyo virus yaba fixe mu mubiri w'umuntu. Nukuvuga ngo hari nk'abantu bakoze ubushakashatsi muri Kenya basanga badashobora kwandura ntuze sida cyangwa se badashobora kwandura agakoko gatera sida kadashobora kugira impact kuri bo. Kubera iki? Kubera yuko hari iyo virus itera sida hari form ifite, noneho mu mubiri w'umuntu hari icyo bita hari ntuze molecule igomba kuyakira cyangwa se agace kagomba kuyakira. Abo bantu basanze batagafite, kuba icyo bakora cyose kirebana no kwandura sida nta kibazo cyababaho. Kubera iki? Kubera ko batayifite. Urumva hari kimwe nkoje ino example nubwo ari example rimwe ndashobora kwa se kuki utanze ubwo buryo ubihuza n'ijambo ry'Imana. Hari uburyo ijambo ry'Imana rivugwa ariko hari n'ubushobozi bwo kuryakira. Kurivuga ni kimwe, n'ubwo bushobozi bwo kuryakira ni ikindi. Iyo ubushobozi bwo kuryakira budahari ni byiza riba riryoshye nta kibazo, ni bwiza nta kibazo, ariko ubushobozi bwo kwakira iyo budahari kizaba ari ikibazo. Rero uyu munsi turi kwitoza kubaka ubushobozi bwo kwakira muri twebwe binyuze mu gusenga. Imana ishimwe cyane. Nabo gusenga ni byinshi twagiye duhishurirwa mu ijambo ry'Imana. Bibiliya igaragaza yuko twavanywe mu bwami bw'umwijima tukajyanwa mu bwami bw'umwana w'Imana. Mu Bakolosayi 1:13 twakuwe mu bwami bw'umwijima tujyana mu bwami bw'umucyo. Niho turi nawe, niho turi uyu munsi wa none. Kabiri, twamaze kubabarirwa ibyaha byacu byose. Icyo ni gatatu, dufite ubugingo buhoraho. Kane, tuzi neza ko mu ijuru Kristo araturipresentinga. Si twebwe mu ijuru turi muri Kristo, niwe ugaragara. Ntabwo ari twebwe tugomba kwisobanura mu ijuru, kubera ko turi muri Kristo niwe uturipresentinga. Noneho uko Imana itahakana Jesus Christ itamuhakana nako itaduhakana, ni ukuvuga ngo twemereye muri we nta kibazo gihari. Ikindi, mu isi Kristo agomba kwerekanirwa muri twebwe. Mu isi turi bambasada tugomba kugaragaza Kristo Yesu. Ibyo byose ndimo kuvuga ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo habe manifestation y'icyo kintu birasaba iki? Birasaba icyo bita training. Paulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, reka nze ndebe uwo murongo ntaza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 8 niyo yamubwiye ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bice, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubuzaza. Mu Cyongereza no bava ngo for bodily exercise profit little, but godliness is profitable into all things. Hano godly exercise ni uburyo tugomba kwitoza abo turibo. Ntabwo turi kwitoza ngo tuzabe aba, ahubwo turi kwitoza kubaho abo turibo. Hari umusaza nawe nubwo yavugaga nyine muri Kanara akati abantu batishima muri mu rusengero nijoro muvuga bizabagora kuryishimamo. Nyine nakantu yabagashyizemo, ariko sometimes nyine kari Kanare, ariko hari yindi nyigisho. Rero kenshi na kenshi abakristo usanga twarabwiwe ko tuzishima tugeze mu ijuru, ku buryo turi mu isi kubabara byo is granted. Tugomba kubabara, nta bundi buryo. Kwishima byo nta bigomba kubaboneka, ku buryo byanubakaga abantu, bikubakamo abantu kuba serious. Ugasanga abantu bafunze umunya, cyangwa se ugasanga twabaga twarakaye bikomeye cyane ngo tuzishimira mu ijuru. Ariko urumva ni ibintu bitandukanye. Nyine muri Kristo tugomba kwishima iteka. Kwishima iteka ni ukwishimira muri Kristo, apana mu handi hantu. Ni nacyo kintu cyatugora kucyumva, kuko iteka ryose basanga abantu bashaka kwishima. Ari nacyo kintu kigoye rimwe na rimwe tujya tubona hanze ahangaha abantu bavuga ngo barashaka gushima. Gushima wakurikirana amashimwe. Ari bene data
ntabwo shatse kubavuga ahangaha ariko rimwe nagabanye nabo uburyo ngo gushima bikorwa ibi usanga muri Pentecost muri movement ziri Pentecost cyangwa se ziri charismatique byubatswe byuko abantu bajya imbere turashima ibi nibi bo barabyanze ariko nabyo usanga si ibintu byiza ariko no kuri ndwara usanga bifite ikintu cyiza kuko natwe ababikora benshi babikora mu buryo butari gushimira muri Kristo ni ugushimira muri kamere ni ugushimira umuntu wa kera ntabwo ari ugushimira muri Kristo Yesu kuko muri Kristo Yesu tugomba gushimira iteka ryo gushima tugomba kwitoza gushima mu bibaho byose no gushima iteka ryose noneho umuntu aragenda ati nyine nigeze kubikurikirana ndetse nabyibajije ndi umurezi muri nuze nkora mu bizamini bya leta muri data entry noneho nyine ubwo twagize dukora ibizamini tumaze kubikora habaho gutsinda iki cyose noneho hari abantu twari turi kumwe baragenda barashima kandi twari twakoze turi abantu benshi cyane barashima ati turashimira Imana rwose turashimira Imana yuko twakoze ibizamini tukazitsinda rwose Imana duhaye promotion ni byiza nyine jewe ntabwo nigeze mpaguruka ko numva icyo si ikintu cyo kujya gushima noneho twari twicaye n'undi muntu watsinda ataka barakore muri rata ati ubuse arashimye ubuse sinatsinze ubuse nuko Imana inyanga nine nibaza akantu hari ibintu by'amashimwe samutayini abantu batari kwiga banashima cyane kuko rimwe na rimwe bigaragaza ngo Imana ngo yankuze cyane none no se watsindwa Imana iramwanga se ntabwo Imana imwanga rero hari ibintu ari gushima niyo mpamvu gushima ishimwe riturutse mu murimo wa Kristo riturutse mu cyo Kristo yakoze niryo shimwe mbona abantu twakubaka tukitoza kurishimiramo kuko ni umurimo uri mvango ni umurimo uri equally yawukoze lebo shankita zimandoshaya iyo usomye buryo abantu batangaga ibitambo iyo bajya gutamba hari ikintu cyambere n'abantu babaga bafite amafizi y'inka ibimasa bakabijyana kabiri ni mu mukumbi nuvango hari igitambo giturutse mu busho nituvuga ubusho ni inka hari igitambo giturutse mu mukumbi nituvuga umukumbi ni ihene cyangwa intama hari n'igitambo cyabaga giturutse ku ntungura cyangwa se ku numa urumva bipanze wagira ngo ni ikintu kije randomly ariko byacu cyo bisobanura ni ukuvuga ngo yaba umukire wazanye igiturutse mu mukumbi mu busho n'uwungirije wazanye igiturutse mu mukumbi na wa muntu waburirije witwaga umukene wazanye intungura cyangwa iki abo bantu bose bagomba kwizera muri Kristo cyane ko icyo baga batanze cyabaga gishushanya uzaza gucungura umuntu akamena amaraso umuntu akabasha kubaho hose akabohorwa n'icyo Kristo yakoze haba kubakire haba kuri babandi bari munsi haba kubakene icyo kintu cyose bagomba guhurira kuri Kristo Yesu niwe cyashushanyaga rero natwe uyu munsi wa none yaba bafite akazi yaba bagafite yaba babonye ibingibi batabibonye ishimwe dushobora guhuriramo n'umurimo Kristo yakoze ari nabwo buryo tugomba kwitoza gushimira Imana kuko nicyo kintu kizaba ari cyiza kuko kuvuga ko babonye akazi abatakabonye none abakora bakongera bati ndashimira Imana rwose kubera yuko Imana yari yarabivuze yavuze ko izankora ubukwe bwiza ubukwe bwiza kikaba ikibazo hari abandi bantu noneho bamaze imyaka n'imyaka batarabona ubukwe kandi bashaka ubukwe uwo muntu rimwe na rimwe usanga haba ikintu kimeze nko kwimyoza mu rusengero aho kugira ngo bazamure amaboko bashimire Imana hakaba kwimyoza kubera ko n'ubundi washimye nawe ameze nk'uwishongoye ku bantu rero amashimwe yo kwishongora siyo nshaka ko twubaka sinanifuza ko twubaka ishimwe riri rusange ryo muri Kristo Yesu nashimira mu Rwanda nkanashimira muri Amerika nkanashimira wherever I am aho abandi hose aho nabamagaze iryo shimwe arishimye uko aba mashimwe azaba ari cyakoze mugani w'abarundi murantunge murambabarire ntabwo nabujije abantu gushima sinayo topic ahubwo navuze ko uburyo turi kwiga buri kudufasha kugenda dusobanukirwa Imana ishimwe cyane reka twihute ndashaka uburyo tuganira mu buryo mu ncamakeya gusenga birasaba ko tubyitoza
birasaba ko tubyitoza. Bibiliya ngo dusenga iteka, ariko birasaba kubyitoza. Tugiye kurebera hamwe bike mu byadufasha kwitoza, cyangwa se mu nyungu zo kwitoza tuvana mu kwitoza gusenga. Imana ishimwe cyane. Ubwo Emma nimba ari free aramfasha kujya ashyira imirongo muri comment section. Tujye gusoma muri Luka ibice 3 umurongo 21-22. Luka, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 3 umurongo wa 21-22. Reka nsome. Nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga. Ndashaka ko mutsindagira kano ko turaza gukoresha journey ya Jesus Christ mu misengere kugira ngo twubake character yo gusenga muri twebwe. Character ni ikintu cyangwa se character uburyo umuco cyangwa se character yo gusenga muri twebwe ntabwo ari ikintu kizaza muri twe randomly. Gusenga nibyo, twakoma amashyi ni byiza, twahishurirwa ni byiza, ariko nyuma yo kwishurirwa birasaba kuyibamo ko gusenga twabonye ntabwo gusenga bivuga, ahubwo gusenga bibamo. Rero ahangaha ngo agisenga, Imana ishimwe cyane, ijuru rirakinguka, umwuka wera aramanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ishimwe cyane. Impamvu tugomba kwitoza gusenga bizadufasha kubaka muri twe ihame ryo kumurikirwa. Yesu Kristo bidashidikanywaho yari umwana w'Imana. Kabiri, yari yuzuye umwuka wera. Gatatu, yavuganaga na se mu buryo ubwo aribwo bwose. Ariko navuze ngo agisenga, prayer hari ikintu ikora. Twagiye duhishurirwa, twerekwa neza ko gusenga ni uburyo bwiza bwo kwakira. Prayer navuga ngo suko ijuru ntabwo rifunze kuri twebwe, ariko hano Yesu asenga ngo ijuru rifunguka. Dusubiye inyuma, inzira igihe Adamu na Eva bacumuraga, inzira ihuza umuntu, inzira yabahuzaga na Edeni yarishwe cyangwa se yarafunzwe. Gusabana hagati y'umwana w'umuntu n'Imana byavuyeho, ari nacyo kintu cyitwa urupfu. Yesu Kristo ubwo abatizwaga bisobanura gupfa kwiwe no guhanga kwiwe no kuzuka kwiwe. Yesu Kristo yagaragaje ko uburyo urupfu rwiwe, guhanga kwiwe no kuzuka kwiwe abyatura anasenga ni ikintu ubwacyo cyagomba gukora umurimo urimo gufungura ijuru, wongera kuzana ku mwana w'umuntu, hakabaho kongera ubusabane hagati y'umwana w'umuntu n'Imana, hakabaho kongera gusabana n'Imana. Kabiri, Imana yagomba kongera kuvugana n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Prayer ni umwanya mwiza wo kuvugana n'Imana. Speak, ukavuga nayo ikagusubiza. Gatatu, habaho confirmation. Confirmation ni ukwemeza. Bibiliya ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana yahamije neza yuko Kristo ari umwana w'Imana. Hagomba kubateza guhamiriza abantu, kuko hari ikibazo cy'abantu bari aho ngaho. Gusobanukirwa Yesu ari we cyari kigomeje kuba ikibazo. Umwuka w'Imana ahamya neza yuko Kristo ari umwana w'Imana. Mu gusenga niho haboneka uburyo twubaka character nziza yo kumurikirwa. Ni haba abantu bakiba mu kintu kimeze nk'igicu cyo kwiba ndi umwana w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Habaho confirmation bwo kuganira n'Imana, ikakubwira nawe mukaganira. Gatatu, the blessing, hakabaho kwakira imigisha. Hano gufunguka ntabwo kuri twebwe ijuru rifunze, ariko inshuro nyinshi tugira ikibazo. Ejo bundi Papa Olympe yavusobanura avuga ngo niba barasenze ukaba utarakira, ni ikibazo cyo gusenga kwawe. Ariko noneho gusenga
nibwo buryo bwonyine kandi gusa mu buryo buri effective ni uburyo bufungura kandi bugaragaza cyangwa se navuga ngo gufungura imitekerereze yawe bigatuma none wakira icyo Kristo yagize gute icyo Kristo yamaze kuguha cyangwa se Imana yaduhereye muri Kristo. Imana ishimwe cyane. None ubundi buryo bwiza gusenga birema muri twe muri character, birema character yo kufata umwanya wo kumva ko ugomba kuba icyo bita isolation, kumva yuko bizagufasha. Ubundi hari igihe usanga abantu bameze nk'abantu bashaka gusengera mu gihiriri, abantu baba bari benshi, umuntu akaba yasenga. Ni byiza ko dusenga in groups, nta kibazo, ariko uburyo bwo kubaka character gusenga harimo no kwitoza kubaka ihame ryo kugira igihe cyawe cyangwa se cyanjye cyo kumva ndige n'Imana, nkumva ko uwo mwanya waba mwiza, byanashoboka nkivana mu bantu. Ari nacyo kenshi na kenshi bene data twagiye tubana bagiye babyangiza ngo bagiye mu butayu, nubwo uyu munsi bitagikunda kujyayo, ariko noneho bibaye ngombwa ko umuntu abona ahantu nko muri jaride, wifitiye urugo rwawe runini cyangwa se wifitiye umurima wawe ukitemberera ukawujyamo, cyangwa se n'ahandi hantu, cyangwa se ukigira mu muhanda ukitemberera. Uburyo bwa isolation bikaba ngombwa ko haba kubaka character yo gusenga, wo uvugana n'Imana we nawe, nta wundi muntu, nta indi interference hagati yawe nawe. Yesu Kristo yagiye abikora muri Luka 5:16. Luka 5:16 haravuga ngo Luka 5:16 ngo ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Subiremo, ni Yesu Kristo, hano ni Yesu Kristo ngo ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Nari mvuze ngo hari igihe kiba ngombwa niba dukeneye kuzubaka character gusenga tukivana mu bintu bimeze nk'ikigare, kuko hari igihe ikigare kimera nk'ikintu gishuka umuntu yuko hari level ariho ya growth yo gukura nayo, ahubwo anointing yanjye nayigukubita ukumva nawe hari level uriho yo gusenga, cyangwa se anointing ya mano yayinkubita nkumva level ndiho, cyangwa se anointing twumvika nuko nzanye indi version yindi ishobora guteza prometrique. Ariko navuze ngo nubwo turi abana b'Imana, everything yose iri muri twebwe, ariko hari uburyo twitoza, hari uburyo ushobora kubana na mano yarabyitoje, nkabana na Olympe yarabyitoje, nkabana na Ovan yaramaze kubyubaka muri we, nkagenda mu gihiriri cya Ovan nkagira ngo ahari nanjye hari urwego maze kugeraho. Ariko more than twitoza kuba isolation, isolation si ikintu kibi, ntabwo ari ikintu kibi, si ukwitandukanya n'abandi bantu, ni uburyo ugomba communicatingana n'Imana, kuko uri vessel Imana yashyizemo ubutunzi, kandi ubutunzi ni urugero wowe ubwawe ushaka kuzageza ku bantu, bishobora kuba nta n'undi muntu uzabucishwamo uretse we wenyine. Naho rero ucommunicatingana n'Imana mu buryo bwo kwakira, gusobanukirwa urinde nyirizina ni ikihe kintu papasi yawe ahantu, impamvu yawe ni iyo isolation na kintu. Yesu Kristo mwari ufite umushinga ukomeye cyane agomba gusoza, icyo kintu aracyubakaga. Imana tubwiye ngo ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Hari igihe kizajya kiba ngombwa tukubaka system, tukubaka uburyo bwo kwivana mu bandi tugasenga, bitavuze ngo twitandukanyije nabo mu buryo busanzwe, ahubwo ari uburyo bwo kuba focused, bwo kwakira aho Imana ivuga nawe ukavuga, mukaganira, mugasabana, ukitoza. Nk'uko ubushuti nabwubaka hagati yanyu na runaka, reka kano kantu nkakore. Hari igihe umusheri wanje nuko akunda gucuruza, ni umucuruzi kenshi na kenshi, no mpamvu kugira ngo nzamufatishe tubane biragora inshuro nyinshi, amasaha guterana abari kuva mu masoko atandukanye. Tubana namukunze, tubana mu itorero, afunctiona mu rubyiruko, nanjye functiona amafite imirimo. We yari kuri level yo hejuru, genda ino level yo hagati, gena nse mu departement y'amasengesho mu rubyiruko. We ari hejuru mu ba komite bo hejuru bahagarara urubyiruko muri paruwasi navuze nakoreragamo. Nyine kwidekarara ko tugomba kubana, okay sava, ndabimubwira ske nabyo byaje, sive ngo ntabwo byaje random, muri hari umwanya nafashe ndabimusobanurira. Ariko noneho
tugakommunicatingana nta kibazo, ntibinavuze ko tudakundana mu bandi tukaganira kandi nkabona ko nta kibazo, ariko hari igihe byabaga ngombwa, hari ibintu byabaga ngombwa ko dufata isolation tukicara kugira ngo tugire ibyo duplanify cyangwa se dupanga. Suko twabaga twitandukanyije n'abandi mu bundi buryo, ahubwo nuko hari igihe gikene ngo twubake, kandi n'ikintu cyitwa umubano, isolation y'abantu bakundana izamura umubano kurenza ikindi. Uyu munsi wa none ingo nyinshi zisenyurwa no kuba abagabo nyine baterekanye bagikundana bakagira isolation bagikundana, ariko uyu munsi wa none hari igihe bangombwa ko umugabo n'umugore bava mu bana bakava mu bandi bantu bakagira runaka, kagira ibintu bashyira ku murongo bitari kugenda neza, cyangwa se izindi projects bashobora gupanga bakaganira. Ni uburyo bwiza bwo kubaka navuga ngo relationship. Rero relationship yacu n'Imana natwe iyo principle ihame ryo kugira isolation ribaho kugira ngo twubake character yacu y'Imana muri twebwe yiyubake. Biba ngombwa ko uwo mwanya ugomba kuboneka bitagendeye mu kigare. Kuba abantu bahura ni byiza as church, ariko no kuba haba uwo mwanya nabyo ni ngombwa. Murakoze cyane, reka tugende ku kindi kintu dusome muri Luka 6:12. Luka 6:12. Luka 6:12 ni uburyo bwo kubaka concentre, bwo kubaka character muri twe, ariko biciye mu gufata umwanya uhagije. Urakoze Gerard. 12 ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Imana ishimwe cyane. Subiremo. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ubu buryo bwo kubaka character y'imisengero yo gusenga nabango ni ihame rigendera muri concentration. Rimwe na rimwe hari imishinga, hari imishinga idusaba concentration, idusaba gufokasinga kugira ngo ibashe tuyubake tuyitegure neza. Rero ntabwo ibi bintu iri hame riba gusa mu birebana na projet zacu cyangwa se ibindi bintu, ngo gusenga kiba aricyo kintu kidasaba concentration, kidasaba uburyo buri concentration. Ibi bintu tubitandukanye na religion nabango idini ryo ryari ryaratwubatsemo ikintu nkaho ayo majoro turaye ari yagena uburyo Imana igomba kubana natwe. Oya rwose, oya. Ahangaha twarayishuriwe, twarasobanukiwe, Imana yatwemereye muri Kristo Yesu. Kabiri, imigisha yose yayiduye muri Kristo Yesu. Gatatu, ntabwo ishobora kuzatwihakana byararangiye. Kane, turi igendana natwe uburyo bwari bwo bwose. Gatanu, turi muri Kristo Yesu, iratwishimira. Ni byinshi navuga. Ntabwo rya joro turara ari rya joro ryo kuvuga ngo cyangwa se kwa twafata ijoro, si ijoro gusa ko hano batanze ijoro, don't worry ijoro. Twese ndibaza ko mwese harimo bagiye babikora. Nanjye muri weekend iyo binkundiye mba mbonye umwanya mwiza wo kutabangwana no kwirukankana n'abanyeshuri ibi nibi ndikwagitinga umunsi nka dosi ngo n'abanyeshuri ibi nibi mugiye gutya abarimu batigishije kuki mutigishije. Icyo gihe mbameze nkaho telefone binashobotse nyishyire ku ruhande. Nta kindi kintu bimfasha kuba character ya concentration. Nimba concentration no mu buzima busanzwe, concentration ku kintu runaka izana success mu buryo bwari bwo bwose. Ariko noneho come on, ibaze noneho nimba ugize concentration wifashe uwo mwanya, ntabwo umuntu azajya asenga iminota 10 undi akubita amasaha 6 ngo uve ngo muzagira growth imwe mu gukura kumwe. Twibukiranye turi abana b'Imana, twabyawe n'Imana, ariko gukura ni jewe ubihitamo, ni responsibility zanjye, ni responsibility zawe, umwuka azabifashamo, ariko n'amahitamo yawe, ni free will yawe. Rero noneho iyi concentration ni kimwe mu bizatuma dukura. Imana ishimwe cyane. Kibaza nimba Kristo yari umwana w'Imana, yari Imana 100% ngakesha ijoro, ariko nubwo ari Imana yagombaga ubuntu bwiwe, nta mwanya bwagombaga gufata uretse umwana bwiwe, no bwagomba kugira umwanya mu byo akora byose, byagombaga gufata umwanya aho umuntu yisobanukirwa Kristo Yesu
byamusabye ko biraba ngo arakura ngagwiza imbaraga agira gutse nose Kristo ko ari Imana akura gutse. Yes, mind yiwe, soro yiwe ntabwo yarigeze ikora icyaha, ariko yagombaga kwisobanukirwa neza uwo ari we, akanasobanukirwa mission, ubumuntu bwe bukayisobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuze ngo tuyoborwa n'Umwuka Wera, ntabwo bivuze yuko Umwuka Wera uzagenda, ntabwo bivuze yuko Umwuka Wera ari uzavuga, ntabwo bivuze ko Umwuka Wera nimba ngomba kurwa n'Umwuka Wera ni urugero mu kazi nkora, ntabwo bivuze ngo uzaza kwandika ku kibaho. Oya, intoki nizo zandika ku kibaho, ariko ndi under control which Holy Spirit. Jesus Christ rero yifuza ko buri kintu cyose nuko mwana yakura agwiza imbaraga, yuzuza ubwenge. Imana ishimwe cyane. Kibaza ngo yes, ayuza ubwenge buhe meze gute? Ni ikihe kintu yarabuze? Kwa ngo soro yagombaga kugira kubakwa ku buryo hagomba kuba agreements hagati ya soul na spirit yiwe, ubumuntu bwiwe n'ubumana bwiwe bikemeranyije na kwijana. Natwe turabana b'Imana, ariko concentration tuzafata mu gusenga ndimo ndikuba ngo kubaka leta yo gusenga biza nabyo inzira bizacamo ni concentration, uburyo dufata umwanya runaka mu kubaka uburyo tuganira n'Imana. Kuganira n'Imana nyine nibyo, gusenga no kuganira n'Imana. Kabiri ni ukwakira. None se niba umuntu ari kuguhereza umwe akakira 1000, none bitewe n'umwanya hamaze bitewe none wowe ukakira miliyoni, nyine biragora kubyumva, biragora kenshi na kenshi. Ntabwo bipfa kwita byumvikana, kuko rimwe na rimwe hari ukugati ibi nibi ese ibyo bintu bimeze gute ibi ngibi ko tware muri Kristo Yesu. Tware muri Kristo Yesu, ariko ni uruhare rwanjye kwakira. Rero nimba ngiye kwakira mwakakira iminota 3, ndakakira amasaha 5, ntabwo amasaha 5 ari atumye bya bintu biza, ahubwo amasaha 5 ni amahirwe, ni umwanya mwiza wo kwakira ibintu byinshi. Murakoze cyane. Reka dukomeze dusome Luka 9. Gusenga nacyo ni ikindi kintu, ni uburyo ni kubaka character bizadufasha mu mihindukire yacu, transformation cyangwa se yes kugenda duhinduka. Rimwe na rimwe guhinduka nta kundi n'imitekerereze yacu igomba guhinduka. None dusome muri Luka 9 murongo 28-29. Luka 9 28-29. Abango hanyuma y'iyo minsi y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohani na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Imana ishimwe cyane. Azamuka umusozi ajya gusenga. Navuze ngo turi kwifashisha jani ya Jesus Christ mu kubaka character yo gusenga no kurebera hamwe ibyiza biba tuvana dusarura muri kwa kubaka character yo gusenga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu nshaka kubasharingaho, uburyo bwo gusenga. Nimba ari ikintu navuga, ni ikintu kidasa, ni ukuvuga ngo twamenye ubutumwa bwiza niduse ubwabyo bizarema ikintu gikomeye cyane. Nubwo ntari bwasoza uno murongo, hari transformation kuri twebwe, ariko na transformation kuri our environment. Ubundi nyangira ikibazo ku bakristo bakora mu bigo runaka, ugasanga ibigo byuzuyemo akavuyo. Kenshi na kenshi kana akavuyo kari mu bigo ni ikibazo cy'abakristo basengera bakoreramo. Ntabwo ari akavuyo gusa kaza, ni ikibazo cy'ubuzima bw'abakristo babamo hariya. Nigeze nza mu kazi, naje mu kazi ngira mu kigo, usanga ikigo gifite groupe ebyiri zihanganye ku rwego rudasanzwe. Nibaza ndimusha, biragoye kenshi na kenshi kuba ugira ijambo ahantu ugeze, biragorana cyane. Ariko nagiye ndi full of cyakoze ndibuka ndyamye mbonye na Paul Rempe yageze ahangaha, nigeze kumusobanura nubwo ngiye ko navuye i Kigali nza gukora mu ntara y'Iburasirazuba, ndavuga nubwo ngiye Holy Spirit yanyeretse ko nzagira umurimo ukomeye cyane biriya bice ngiyemo. Ndibaza si kubera iki nyagera nabonye icyo kibazo nzagikemura gutse.
noneho abantu babiri bari bameze nkaho ari inyizamwamba mu kurema ibyo bibazo nibo nagomba gufokasingaho mbere ya byose. Nta kindi kintu nabanje gufata nafashe umwanya wo gusenga numva nakeneye akaviyo ahantu ndi gukorera mu buzima bwanjye birambangamira. Iyo nkora ahantu hari akaviyo birambangamira, iyo nkora ahantu hari abantu bafite umwijyane birambangamira. Je ndica mfata umwanya ndasenga. Noneho mu gusenga ikintu cya mbere cyafashije, umwe muri babandi yaranyapproach arambwira ati Pastor, mbona ukunda gusenga, ndifuza ko dusengana. Noneho byarangiye ya groupe yiwe nawe imeze nkaho nayo yamaze kurema agatsiko byose imukurikira bakaza tugasengana. Ndavuga ni Imana ishimwe. Ntabwo kubabwira muri sale y'abari mu bose byari kuzanywa, ngiye kubabwira naho turi kumwe ahangaha kuko nabo bari abakristo nubwo tutabaga muri denomination imwe, ariko ni abakristo kandi bagomba kumva byanze bikunda. Turaganira mbona birakunda, baranyemerera kuko directeur yarahageze byaranze byaramunaniye, nawe yaravuze ati nikaze kabo ubwo bizavumbukana azitaba ubuyobozi, azagenda abisobanura. Ariko muna ni ikibazo uko byanye na kose. Fata uwo mwanya nkabikora mu gusenga, bankundiye ntangira kubabwiriza. None na ya groupe yindi nayo bari bahanganye, umwe muri bo nabanyiyumvamo araza, sukunyumvamo bibindi. Prayer creating anointing ku muntu, creating igikundiro ku muntu. Nubwo rimwe na rimwe batabyumva ngo isobanukirwe, ushaka kwibeshya ko bitakora, bitagira icyo birema, bigira ikintu birema. Nari mushasha, bari bamaze imyaka bari aho ngaho, bari bafite ijambo, bafite n'imirimo bakora mu kigo, byari bigoye cyane. Rero byaje kuranya na wa muntu nawe umeze nk'uwatezaga ikibazo, aje birangije ndabicaza. Noneho namaze kubigarurira n'umuyobozi, ibibazo turabica birarangira, then twubaka solidarite, ikigo kiba solidaire, cyubaka ubumwe. But we start from prayer. Narimvuze ngo prayer creating a transformation cyangwa se in character yiyubaka, ariko kanatanga inyungu zo guhindura ibintu. Ntabwo ihindura umuntu gusa, ahubwo ihindura his environment. Kumva ngo ndi umukristo ndi gusengera ahantu hari umwijyane ni ikibazo. Ibi bintu byose mubona biba mu isi ni ikibazo cy'abakristo benshi na hirya no hino mu bihugu hirya no hino. Twebwe ubwacu ni ukuvuga ngo prayer ikontorora ibintu byinshi cyane. Gusenga, hari umugabo nasomye ubuhamya bwiwe wo mu Bwongereza ngo umwamikazi we yigeze kuvuga mu Bwongereza, ntuzi nka ntibuka, aho ngo ntatinya ingabo, nta ngabo atinya na nkeya zibaho, ariko avuga izina ry'umugabo wari umunyamasengesho ngo cyakoze runaka yasenze ngo nicyo kintu kinyeganyeze. Come on, ntatinya intwaro zari ingabo z'Abafaransa, zari zikomeye cyane, zari ingabo z'imitwe zikomeye, ariko ngo iyo runaka asenze, jewe ubwanjye nicyo kintu cya mbere kinikiza. What's happened? Ni ikihe kintu se uwo muntu yakora? Prayer is transforming a situation. Imana ishimwe cyane. Reka dusome uyu murongo ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso ye ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba umweru irarabagirana. Imana ishimwe cyane. Prayer ibice bitatu mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorino mu ngwa 18 tukunda kuhasoma ngo iyo twebwe muri Kristo Yesu tuhareba mu maso hacu hadatwikiriye, nta kindi kintu gishobora kuvamo uretse gusa na Kristo. Rero amasengesho, gusenga ni umwanya mwiza udufasha kumeditatinga, udufasha kugezinga, kureba muri Kristo Yesu. Nta kindi kintu kivamo uretse guhindurirwa gusa nawe. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko twebwe ubwo tureba, nakoze Gerard, ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubwo umwami w'umwuka. Uyu murongo ubwiza bahabwaga Paulo n'ubundi were hejuru, hari ubwiza amategeko yatangaga abantu bwisero rya kera, hari ubwiza bavanagamo. Rero uko tuvana ni nka conclusion twigeze kubiganiraho by Olympe, uko turushaho kuvana imitekerereze yacu mu mategeko, tukarushaho imitekerereze yacu kuba established mu buntu, mu murimo Kristo yakoze kubw'abari mu isi, nta kindi kintu kivamo
ubwiza buvamo n'ubwiza buruta ubwa bwiza abantu babonaga bari mu mategeko. Imana ishimwe cyane. Rero uko turushaho kureba muri Kristo Yesu, imitekerereze yacu irushaho kugenda ihinduka. Ibyo biba muri prayer, ni uburyo bwiza, ni umwanya mwiza wa transformation. Imana ishimwe cyane. Reka dusome Luka 11 umurongo wa mbere. Luka 11 umurongo wa mbere. Nuko ari ahantu hamwe asenga. Subire ngo nuko ari ni Yesu Kristo ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohani yigishije abigishwa be. Imana ishimwe cyane. Uko twubaka character yo gusenga bituma twubaka example, bituma tuba urugero muri bagenzi bacu. Iki kintu ni ikintu kiri powerful mu bintu byagiye bizonga ikwirakwira ry'ubutumwa bwiza, ry'ubuntu bwiza ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mu bice bitandukanye. Ni imico mibi n'imyifatire y'abantu benshi bitwa ngo ko bavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Rimwe na rimwe ugasanga nibo bateza akaduruvayo, nibo basuzugura. Nigeze kubasobanurira ikintu kitwa gusengaho. Hari nigeze kukivugana ko se ubu mwarese tukadusenga bari bamitanye ku buryo nyine abantu bikize kuri level ngo turabana b'Imana twarahindutse. Ukibaza uwo muntu uri kuvuga ibintu umwana w'Imana rwose nta n'ikibazo, ariko kureba character ziwe, ubuzima bwiwe, behavior ziwe, ni ibibazo bikomeye cyane. Ni rwase, ni ibintu bega wabonaga biteye ikibazo. Prayer kubicitegererezo cy'imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo imirimo myiza ari nka kwa kundi twabibwirwaga itwubakamo ikintu runaka ngo cyo kugira ngo Imana igire gucya. Oya, ahubwo mu buryo bwiza tugomba kubaka muri twebwe. Hari ikibazo babaje kuri Samoni Apostle Namani yatambukije y'imibereho myiza y'abana b'Imana yabamaze gusobanukira ubutumwa bwiza. Rimwe na rimwe abantu abatese ni gute ibintu twabigirira umwete. Ntabwo umwete ari ikindi kintu nyine. Umwete nimba harimo kwakira wowe kwikubita ukakira amafaranga 10, je nkagira umwete wo kwakira amafaranga 5,000, nta kindi kibazo. Ntabwo ari uko ibyo nakoze ariko byatumye mwabwa byinshi, ahubwo nyine uwo mwete nagize wo kwakira. Kuko no kwakira nabyo nasanze ari ikintu kigoye abantu, kuko abantu kwakira nabwo bishaka, ahubwo hari ubundi buryo bashaka kwakira n'ibintu bigoye. Hano muri nuza mu buzima tubayemo usanga abantu n'ubundi kwakira ari ikintu kigora, ko hari umushaka guhereza ibintu bati oya simbishaka utansuzugura. Ariko abana b'Imana twitoza kwakira tukakira muri Kristo Yesu. Ibyo rero tubigirira umwete. Uko kugira umwete ari nayo nahuza ntuza kubaka urugero rwiza, kuba exemplary mu mirimo dukora, aho tuba, aho tugenda. Nyine ni ibintu bigoye. Reka sharing gatoya. Ndibuka ndashimira Papa Olympie kumuvuga kenshi na kenshi. Niwe wambyaje ubutumwa bwiza, akansana ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Niwe abanje kubumenya jewe ubwo twari kumwe mu idini, uriya mutipe ko munataye umutwe iki cyose, ariko anyaproachinga mu buryo bwiza. Bigenda biza. Aho biziye rero byaraje ngira ikibazo. Rimwe noneho nabivuga madamu wanjye ataho baba wende ndagowe ati bari barambwiye yuko nshobora kuzasigara umugabo wanjye yaragiye nisengana, none birasohoye ndabibonye. Uyu muntu ati ibyo niri kuvuga byara nyine cyabaye ikibazo. Nk'abantu mwe muri urubyiruko murahiriwe, ntekereza ko muzashaka abantu bamaze gusobanukirwa ubutumwa bwiza, nta rwasera bizabateze. Ko mbiri mu bintu byagiye bifata umwanya nkagira, ariko icyo nshatse gusobanura ahangaha, ubutumwa bwiza murabizi ko abagabo ari ntavogerwa, murabizi ko abagabo benshi bagira amahane, bagira guti kenshi na kenshi, ariko ibyo abakunda kugira ni ba bagabo bataretse umwuka w'Imana ngo ature muri bo, akorere muri bo. Abo nibo bayagira. S'il vous plaît, ntabwo yari character y'abana b'Imana.
karite y'abana b'Imana twese twari mu ishusho y'Imana turi bamwe ibyo kwigaragaza nk'umugabo nk'intare mu rugo ntabwo ari umuco w'abana b'Imana rero nubundi jewe madama nyina mushaze tuziranye iki cyose ariko munatangiye kwiheba nayo cyaniraga n'ubwoba Olympe arabizi history ya madamu wanje nabonaga bizangura cyane kumuga siko muna ari kwiheba nzabigenza gute byafashe umwanya rimwe na rimwe uguca bugufiya iki cyose hamwe humura bikaba ngombwa tese tuzagusenga ntigiye gusenga none ikintu cyaje kumufasha myaka nari maze mwidini ndibuka twayakubatizwa mu mwuka we tugakora amasengesho iminsi 3 yose abantu bagasenga bajya kubatizwa niba satana gahutura ikintu nkabona niga muri primaire n'ibyikarama hatangira kwibona n'igisambo bikaba birarangiye burundu bikaba bihagariza aho ngaho rero byaje kuba byiza nyukumenya ubutumwa bwiza muvandimwe Olympe ntabwo twumvikana ibi ndabihaza kubaho ntazuye umwuka wera ibisubuzima byumva nta nikijya mbere Olympe avuga ati nta kibazo tuzanda gusengera kandi birakunda yarasenze mpava nuzuye umwuka wera nta kibazo ibintu byagiye mu buryo madamu yumvise nangiye kuvuga mu ndi bate ati bya bintu uko bikora ati birakora ati ibya bintu ndumva bitangiye kuzana ubundi buzima by'ukuri yatangiye kubona impinduka kandi koko zitangiye kugaragara n'abantu benshi twanabanaga batangiye kubona impinduka minisitati icyo nayivuze ntabwo prayer cyangwa se ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza bugomba kujyana no gusenga naho gusenga bidufasha gufixa good character cyangwa se kuba example Imana ishimwe cyane ntabwo Yesu Kristo mu gusenga babonyemo ikindi kintu gitandukanye nuko abafarisayo basengaga ndetse kimwe nuko abigishwa ba Yohani basengaga iyo baza kuba abigishwa ba Yohani ariyo basengaga neza cyangwa se abafarisayo ntibari kwirirwa basaba Yesu Kristo kubigisha uko basenga cyangwa se kubigisha gusenga babisabye kubera yuko cyambere uwo babisabaga yarabikoraga kabiri bakabona batanga umusaruro Imana ishimwe cyane ndabona iminota irimo igenda reka tuse n'abagana ku musozo dusome muri Luka 22 Luka 22 umurongo wa 31 Luka 22 umurongo wa 31 n'uwa 32 Luka 22 32 kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni dore satani yagusabye urakoze cyane Gerard be blessed my brother ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni dore satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe Imana ishimwe cyane iyi prayer Yesu Kristo yakoze prayer naho navuga ngo itubera preservation iraturinda mu gusenga kubaka iyo character tuvana mu buryo bwo activating protection hano hantu ibi bintu naba ngo protection keshi na keshi ntabwo abantu bose bakira ubutumwa bwiza oya kabiri ntabwo abantu bose bakiriye Kristo Yesu hari abantu benshi bakiri channel za devil bakiri imiyoboro ya satani bakora uburyo bwose butandukanye rero keshi na kenshi hari ibyo tuzafesinga hari imbaraga nyinshi abantu bashaka kuzangaja kuri twebwe ariko prayer nidusenga ni uburyo bwiza buzatwubakaho uburinzi buzatwubakaho kurindwa tukarindirwa muri Kristo turi muri Kristo Yesu nsubiremo turi muri Kristo Yesu ariko ibi bintu ni Dawidi wabisobanuye muri Zaburi ya 91 ntabwo nshaka ko tuhasoma ngo uba mu bwisho bwisumba byose ni umuntu urumva hari ukuba no gusura rero uko kuba dwelling nyine turi muri Kristo Yesu ariko mindset zacu ziri hehe imitekerereze yacu iramagana ni hehe iri rero gusenga ni kimwe mu bitumenyesha aho turi kandi kumenya aho turi ubwabyo ni rimwe mu bidufasha kumenya ko turindiwe muri Kristo Yesu kumenya ko turindiwe muri Kristo Yesu byactivating protection ku buzima bwacu kuko aho tuzagenda mu buryo busanzwe mu bice bitandukanye hari uburyo rimwe na rimwe
nigeze kuba ndi kuzajya kubwiriza ahantu njya muri prayer, ngiye muri prayer mbona umuntu ari gusuka mu cyayi cyanjye. Cyo gihe nanjye kumara icyumweru nigisha, noneho nkasanga icyayi n'igihe nyine uri kukinywa inshuro nyinshi cyane n'igihe bagiteguriye, kuko abandi babaga bagiye dusigaye n'umudiyakoni. Ariko mbona umudiyakoni ameze nk'uri kwadingamo substance. Ndibaza what happened. Okay, ubwo icyo gihe hari nijoro ndabyuka ndasenga pe nta kibazo, numva prayer, numva habaye connection yanjye no gusenga, numva iba established mu ito nazindukana nyina nigisha nawe icyayi ndakinywa. Ariko mu nyuma aza kumpamagara ngo ese uri amahoro? Je ndi amahoro, nta kibazo gihari. Nose hari ikibazo cyabaye ngo nose ngo ejo uzagaruka? Ni cyane rwose, niba ari icyumweru nabahaye nzagikora, nta mpamvu nyine hari yo kudagikora. Ariko nyuma menya neza ko ari ikindi kintu yari yakoze. Rero prayer ya providing protection kuri jewe. Navuga ngo icyo gihe benshi bajya bahaguka ugasanga barozwe, byagenze gutyo, abantu bapfuye banabishe, ukibaza byagenze nyine babaroze. Si ikibazo cy'uko babaroze, ahubwo prayer harimo uburyo bu providing protection. Yesu aravuga ngo Satani yabasabye ngo abagoso, ariko humura wowe nagusabe ngo ukome, numara guhinduka ufashe n'iki n'abandi. Imana ishimwe cyane. Arakoze Pastor muzamu byica. Yes, nyine muri prayer nyine tuba connect n'ijambo ry'Imana kugira ngo ugire. Imana ishimwe cyane. Musoza 22 umurongo wa 42. 22 umurongo wa 42. 42 aravuga ngo data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibo uko ushaka. Ngo naho ngaho gusenga, Kristo yarimo gusenga nushaka icyo gikombe. Ntabwo aricyo ngiye gusobanura, ndumva uburyo bwinshi twagiye tugisobanurirwa, yego tushaka no kuzojya kugisobanurirwa, ariko Kristo yarazi neza umurimo agiye gukora uwo ari we. Prayer navuga ngo mu buryo bwo kubaka karate yo gusenga tuvanamo inyungu nziza, navuga ngo yo gutegurwa, yo kwitegura, cyangwa se yo kwitegura icyo twashaka gufacinga nacyo. Mu minsi ishize nigeze kwabwira ngo when I was narindi muri fellowship na Holy Spirit anyereka persecution izaca muri twebwe mu bari gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Hari ni box hanga ati please, hari ibintu biri kumbaho cyangwa se byarimo kumba, ariko Imana ishimwe ko nakiriye gukomera, nakiriye iki. Rero muri prayer twakira preparation, kwitegura mu buryo navuga ngo ibyo ntabwo ibi turi kuvuga twebwe hano kuri channel ni byiza, nta kibazo, ariko se rimwe na rimwe ni byiza, ariko nabo bizabangamira rimwe na ugazasanga ntabwo bakiri interested no kuza ahangaha, kikazaba nk'ikibazo ubwacu twibaje kubera iki runaka twigeze kubana ahangaha batakiza kandi nta bimubuza kuboneka ahangaha byagenze bite. Birasaba preparation ku mpande zombi, ndetse cyane ku bantu navuga ngo nk'abayobozi. Prayer providing a preparation, ndibuka hari umuntu dukunda gupostinga, brother Olempa akunda gupostinga witwa Dr. Damina. Hari akantu arimo kubwiriza akavuga ngo ibyacu nyine agaragaza mureka abantu banje bagende, ariko gusobanura yuko icyacu bisinzira ijyana abantu mu gice cyose yabishyize hasi kandi akabisobanura. Nyine nanjye ndagapostinga napostinze umushumba wanjye mushasha aho nteranira yaraje, ntabwo yarabwamenye cyane, akabonye aranga ati stati yawe rego n'abantu benshi ndabazi baragukurikirana, ati haryo abantu nibakubona ntuzagumura abantu banje. Nyine ambwira ibintu byinshi cyane binakomeye cyane, kubera ko twari tunaziranye na madamu baziranye. None madamu ubwo yanabivuze n'ahantu madamu ari ku rubuga, madamu nobwo aramuga ati niko mugabo wanjye byagenze bite, umushumba bigenze gute. Gahora joye namo nigisha nsoka hazi njya kwisobanura, musobanura uburyo byagenze, musobanura uburyo byagize. Nyine ubwo yarimo no kusobanura yababaye anarira mukabya none ibinoro n'ibiki byagenze gute.
ariko icyo gihe nuzuye imbaraga ku rwego nasanzwe mbona none ubutumwa bwiza numva ngize level yo kuzamuka. What happened? Brother Oremparanzi umuntu wanyageresaga arabizi ko byagendaga, twajyaga mu mitsi rwose rimwe na rimwe akanananirwa wewe, ariko gihe byabaga ari ikibazo. Ariko in that case nari ready preparation, nta kibazo nta kimwe, numvise ndi peacefully. The prayer is providing a preparation. Ntabwo tuza mutayimariye tutamenya aho tuzafesinga cyangwa se imvugo tuzabwirwa n'abantu cyangwa se navuga ngo divorce z'abantu bazadukorera ku mpamvu z'ubutumwa bwiza ku buryo byanaduhutaza mu mibereho yacu. Ariko my friends, prayer zekota shimandoshaya is providing a preparation. Manu b'Imana mukene kuzajya ku dututi, mukene kuzajya ku masatsi yanyu, mugashira ubutumwa mwitegure. Praise are providing a preparation kugira ngo mutambuke nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe rero, ntabwo nabirangiza reka tugeze aha ngaha, ntabwo twenda gupfa, tuzakomeza tubivuge. Narimba ngo prayer, natangiye ngo prayer bisaba kubaka character, yayo, kandi kuyubaka n'umwanzuro wanje nawe. Bizanyura mu buryo bwinshi, ariko navuga ngo n'ubuzima ugomba kuba determined yo kubamo byanze bikunze, kuko nk'umukristo bibaye ngombwa ko gusenga ugifata nk'ikintu kiri ushobora gukora igihe ubonye umwanya, igihe wumva bikurimo, igihe wumva wabonye babigufasha, igihe wumva abantu babigushimira, cyaba ari ikibazo. Prayer ni ubuzima tugomba kubamo nk'abana b'Imana, kandi bifite umumaro ukomeye cyane. Rero murakoze cyane, reka ngeze aha ngaha, dushimira Imana kubw'umwanya mwiza, kubw'amahirwe yaduhaye yo gusabana nayo, yo kuvugana nayo. Navuga ngo ni umwanya mwiza abana b'Imana, ni inzira nziza twabonye yo kwicarana n'umukunzi wacu, yo kwicarana na Data uburyo bwari bwo bwose, akatwempantinga, akaduhereza buri kimwe cyose, akatugira inama, akatwungura, tugahishurirwa mu buryo bwari bwo bwose, tukamenya neza, tukamenya satisfaction yacu, tukava imbere tuba satisfied aho bitashoboka kuboneka ahandi hantu. Nyamara muri prayer ni umwanya mwiza twakira iyo satisfaction. Imana ishimwe cyane. Data mwiza, turagushimiye. Zolepota shimandovaya zelepota nkiya zini ezabelevo lila sinki ya zene boshanki ya vene mandosa ya bini. Ushimwe Data mwiza, levosha ya bini mandresa ya, dushimye neza yawe morebosha ya zinimando. Tunezezwa n'uburyo ari wowe wafashe iya mbere ukaza kutwishakira. Zerebosha ya bimando shaya, washayishuri waravuga ngo wabonye batagushatse. Si umwete twabigiriye, si ishaka twabigiriye, si imbaraga twabishyizemo, waje kudushaka twebwe abari bazimiye. Nesakita la bimendo shaya erezankiya bimando shaya. Ntabwo waje kudushaka gusa kuko twari twaramaze kugurishwa, ntibyari gushoboka yuko dufata ngo tuvane mu maboko y'uwatuguze udatanze ikiguzi. Ikiguzi waragitanze, utanga ikiguzi cyo kudukiza, utanga ikiguzi cyo kuducungura, uraducungura. Umaze kuducungura, ntabwo waturekeye mu biganza by'uwadufashe bugwate, watuvanye mu biganza by'uwari waradufashe bugwate. Zakile boshanki ya vimandoshaya lebo fasiki ya bimandoshaya. Ntabwo wadusize mu mwijima, watuvanye mu mwijima udushyira mu muco, watuvanye mu kwirwanaho utuzana mu gihugu cyo kuruhuka. Zereposhanki ya bimandoshaya, utuzana mu gihugu cy'ubusabane. Twari tumaze igihe tuba mu gihugu cy'ubwigunge, aho wese yabaga ntawe umwitayeho. Twaje mu muryango wuzuye urukundo, muryango wuzuye ibyishimo, muryango wuzuye amahoro. Abana bawe twararuhutse. Nushime zekota shile bomando vasia ankeya bene sankile boshakia la fisankia bimando shaya la sikia bimando shaya. Waraturuhuye papai, waraturuhuye zankia venetosa ya bimando shaya. Waturuhuye ingoyi zose, watubohoye ingoyi, waturuhuye imitwaro twahekeshwaga, waturuhuye elebosha ya bimando shaya.
twari twarahetamishijwe n'imibereho y'umuntu wa kera, hari imijinya yatwariraga muri twebwe, amahane yatwariraga muri twebwe, hari imijinya yatwariraga muri twebwe, haburakari bwatwariraga muri twebwe, aho kwikuna byatwaraga muri twebwe, ariko waraturuhuye, ni wowe uri kukurira muri twebwe, ni wowe uri kuremerwa muri twebwe. Malevo shakia zantere bo shakia la bifo sankeya bimando shaya zelebo tansikia vini mando shaya lora sikia bemando shaya le kontasiya levo. Ushimwe mwami mwiza, dasenze data mwiza, kugira ngo bene data dusangiye gucungurwa kandi duhuriye kwino platform, tuye kumenyera hamwe no gusobanukirwa, kandi turushaho kugwiza imbaraga zo kumenya ubwiza bwawe, dusobanukirwe ubusabane bwacu nawe. Merebo shakia vante salabine kota nereza kitashia, tumenye ubwinshi bw'imbaraga zawe washize muri twebwe. Kiba igihe cyiza cyo kuzishyira mu kazi, kiba igihe cyiza cyo gutuma ziba activated. Merebo shakia ubutware buri muri twe, kiba igihe cyo kubushyira mu kazi, imbaraga washize muri twe, kiba igihe cyo kuzishyira mu kazi, ubwiza washize muri twebwe, kiba igihe cyo gutuma wa manifested, kugira ngo mwami mwiza uko abantu babona twebwe barusheho guhimbaza izina ryawe. Tuba igisubizo aho dukorera, tuba umusemburo w'ibyiza aho dukorera. Lebo shaya mendosaya bini ketaya vele sankia bini zankia la bishankia, aho wageraga hose hari amarira, montashia wa providingaga ibyishimo, aho wageraga hari ukwiheba, watangaga iki? Watangaga ibyishimo. Aho wageraga bihebye, watangaga erebo shakia bimando shaya, kongera kugira ibyiringiro. Zankirebo shalazike la bimando shaya, aho wageraga hari kwinangira. Lebo shaya bantu barabukaga umunsi Zakayo, erebo shaya umuhamagazi neza, erebo kinjiwe mugasangira, wabaye umunsi mwiza wo kuhindukira. Lebo shaya abo yanyaze abasubiza ibyabo. Nereza nkitashia bini, uri Kristo wageze mu bagatanga amahoro, bagatanga amahoro ko bari baciye amahoro, mu bari barananiwe kwiyunga n'abandi bakabasha kwiyunga. Zelebo shaya kubwiza bwawe bukomeze gutwarira muri twebwe, kandi ubwenge bwawe bwaguciye muri twe. Ushimwe kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane bene data, Imana ishimwe cyane, kandi mukomeze kuba blessed muri Kristo Yesu. Murakoze. Amen, 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 amen. Umugisha cyane Papa Freddy. Amen, amen. You are blessed, Freddy.